ko uri kunsifura nk'usifura imbwa uyobeye ko ngendo mu kinyeje wazajya uhamagara umuntu ukaza ukamubwira ati uri mu kazi akahe akubwira ko nawe utayobera mva yo musore we unyibeshyeho ntago ari ngewe no no Wala ino iki cy'umukashika kurahira. Yari daje nyuma kwihanagura yanda bisuma tu. This way bigenze bite brother? Bro, mezodis. Ni fresh kabisa. No. Usabye tse byari ma. Ni mukanya kubera ko mfite ka gahunda mukanya ko kujya kureba icyana. Mpamvu naje kubyutse nkanagura tu. Nose bro, umba tutsenyerewe ariko byutse na telefone yawe. Telefone yawe Wa muniga ugufite ide namwibuka. ndamubona rwose. Ura muniga arampamagaye ndyame nyine. Arangije arambwira ngo se bro, uyu mutipe ndamucika ntera. Kumarwa nagura inkweto kandi kuvana nkeneye taki zambanye danje. Ndamucika ntera ariko reka nze mubeshye ko ura muniga mufite ideni amamagaye akaba ashaka yuko aza kumwishyura. Mbone ko acikabona mbone ko ninjize cyane amo hano. Obaze bro. Sitariki y'Imana umwishuye ntakubeshya. Amabagero nayo nari yindyamye urabizi ko nari navuye mu kazi narangiye pe. Urumva? Amagaye ambwira ngo telefone yagize kompozi cyane. Kandi telefone ntabwo iriho. Hanyuma waje namuri ufite. Ndabyibuka rwose naje gafore kazi. Ahise amamagara ambwira ati sekondi wudu. Wa grafre wari. Ambwira ati grafre wari ari hari. Agiye hanze ari kugenda nyiri vureto nyiri mu buri. Sufa. Nose akubwiye ko yampamagaye. Nyine agwamagaye ngasanga nimero ni kompozi. Ahamagara wowe. Ahamagara njyewe. Anshaka cyangwa ashaka wowe. Arashaka wowe. Foto. None ubwo ngo bimeze bite rero nyuma? Ari gushaka kukwishyura ideni ryawe. Akubwiye ko ashaka kunyishyura cyane rwose. Bro wasigaho. Ko yambwiye ko ari Kigali kandi adahari. Nje yambwiye ngo yaje mwibanga ni wabo yabatunguye nanga babizi. Aho wowe urumva shwanya izo nkweto buzihoreye. Wari ugende kumureba sibyo? Ahubwo zana nkwereka ko tugenda. Natushyire mu nzu urabuzihanagura sibyo? Kugira ngo arabwiye ngo umunota 20 nyuma y'isaha imwe. Ukazora muhamagara ite sura kenshi kandi agagenda nagashaka kuri gusubiza ahubwo watinze gira zo nkweto razihanagura se none reka mureba nyishyura kakadeni ubundi asigaye ngaruke wowe uzaraho mbikwinjirize ko ngenge gusura mu nzu meze nabi nyine dushaka kuryama ko mfite ibitotsi byataje bitanabaho naga y'amafaranga naheza reka wowe ugenda uheza kanyaza bituma tuze n'imisi tutarya siga yagiye kabisa ni kuvuga ngo girlfriend amushutse aragiye cyase nawe urani nyuma waragiye kandi maze iminsi nakora taki ya danje cyambanye ibibazo n'akazi no ngiye kumuviza neza wagiye nabize umuniga muri mideni ajya shaka cyane ariko muhara tunage ni kamwe konyine katagira ka kabiri ngata nduhuka umeze nabi kureka nikoze mu nzu nzandutuka ako se grand frère ashoka ngo uyu muntu afite ideni umuntu ufite ideni nimugoroba telefone yavuze imaga ne twavuganya ambwira ko arayi Kigali byanze bikunze grand frère babona tayari afite taki ya danje bira bintu ntago ajya binkora adafite taki ubushize yabinkoza afite taki ngarutse nsanga yarwaye ambeshya ngo nibindi kandi namenye ko ari umunaniro grand frère urabeshya ntaho nyigiye
uri kunsifura nk'usifura imbwa uyobeye ko ngenda mu kinyejana wazajya uhamagara umuntu ukaza ukamubwira ati ibiki n'ibiki ukamurangira ukareka kumubwira ibyo ntabwo we ese ko umuntu ufite amahane wa mwana watuzi kumva icyo nkuhamagare akusaba abana b'iki gihe babaye batera bati tuza nkubwire icyo nkuhamagare mwana warambyaye se tuzi nkuhamagariye wumva icyo nkusaba ubundi ubone kuntuka gutyo ikinzana n'iki ngiki sasa none gutukana birenze ubwo bujiji urimo n'ubuhe watuza ukumva icyo nkusaba ngaho piti kushaka yuko ufite mushiki wawe uragira ngo nyine ndashaka yuko umundangira ese uravuga ngo mushiki wanjye arahari ubundi uranzi ubundi wese bwo bwa mbere duhuye bose nibwo ari bwa mbere duhuye ntabwo nagumye ndakubonye bite nibashaka ko ufite mushiki wawe niba nawe mfite ase umuntu angana gutyo ubundi nta mushiki wawe ufite shaka tuza ajya kubyenzura igiwanjye ndi gukubwira ngo mushiki wangu angana gutyo nta mushiki wawe ufite okay ngiye mushiki wanjye ndamufite ariko se ubu ngubu yakemera umuntu ufite ubwanwa wajya ngo ni ubwa ruhaya reba sha akuze puto mbonemo uruhaya urana ndi ihene se imfizi ahubwo noneho ni ukuvuga ngo umbonemo imfizi y'ihene y'akarere ako mwana wa mwana ndabona uri icyorezo ubundi reka nkubwira ndambwira neza ngo mushiki wawe korona se ebola se iki ibintu ni bibiri ushobora kurangira mba mushiki wawe hari cyangwa ntawe uhari uri kuntegeka akuze mwana ra ndabona uri kumbaza nk'umuntu ushinzwe iby'iperereza akanigendera sawa utavuga se ngo numve none se ko nagushaka ariko budakise bw'iyi minsi nabwo urasise uranshaka iki hari ahantu nzi ati kuba nakuzi niyo mpamvu datuma naguhagarika none se ushaka kumbwira iki nimba utanze urambaza iki nose ntiwatunyakiriza iyo nabi yawe nkaho watuje ugashaka nk'ushaka bwira ndakunda ndi gushakira business none iyihe mbonyemo umuntu wakora business bikavamo ndabona umaze nk'umuntu uri mu gishoro da mbonyemo igicuruzwa mbwira vuba ibyo ashaka kumbwira sinango uri mu kazi akahe akunda ko nawe utayobera mva yo musore we unyibeshyeho ntago ari ngewe no ubundi umunsi ubusore bw'iki gihe sinkorana nabwo urabona ubwanwa bumeze nk'ubwoya bw'ikinyabwoya njye navugana nawe wese uri igihe ufite ikise wagaturage mvugana n'utumaride nkawe ese abakobwa b'iminsi babaye batera ndashaka nabona itakiri buze kunkoraho kabisa ushyikiye nkubise kiriya gikobwa gito nabi juju bida umeze bute se meze neza meze neza nta kibazo wowe se none se bro ndashaka kundangira urangire he ndashaka kundangira mfite taki ya danje taki ni ukuvuga mfite taki ya danje wumve ngo umeze nabi ntabwo ndi gufata ndi kuvuga se ni ibiki taki ni ibiki wambabariye kumva ibyo nkubwira ndi kukumva ntacyo mbwira ndi gushaka icyana urashaka kuntera inda se genda umukobwa maze nkubwiye ko uri umukobwa none ndashaka icyana cy'umukobwa yes wabyumvise icyana cy'umukobwa hari ahirya abantu bategera ndi kumva nanabanyuzeho wagera ukareba ibindi ni wowe bizi ntabwo njye mbizi nta nubwo ashaka kubimenya ko bategera yes bateze imodoka se ariko njye ndakubwiye ibindi ni wowe bizi sinshaka kubimenya sibyo akusinga ugurandangiye uko utaka kundangira wendangiraga umukobwa araho umunsi ntago ari kuri gare nkubwiye ni agasima kawe ni isenta yawe bakoreraho mana
iseta y'abakobwa se ya iseta iba ni ukugera he wowe sibyo urabona genda urakata muri aka gahanda k'ibumoso sibyo uragenda uragira nyine ahantu hameze nyine nko ku gasantere sibyo urahita ubona aho bahagaze ni benshi nyine urahita ubyibwira ko ari sibyo okay sawa reka ngire undi sawa Oh my god. Story rero ejo bundi rero nahuye n'umuhungu yamaye 3,000 urukumva turahura tujyana ahantu angurira inzoga ndanywa ndasinda ariko none uyu munsi maze iminsi ndi ku bukene bwa danje none n'uyu munsi mbonye n'umijana nabyemera sha iminsi ni danje wowe ntago bizi umva naraburije mana yanjye n'umijana none naryemera gusa ngiye kurya nayabonye tu naba nawe shange siko nakennye ngaho se igipasi mana sha wanitegereza wenda biraza gukunda nkunda ryarese ko n'ubungo nagiye no gutega nkabura n'umwe sha wani wowe baseriye mu bintu uburi wait kuwutegereje wenda biraza kuza maga pasi sako ngako nyine kakuraranye nabirenze akira to man uranono wawe nuwawe none ngiye karega komwe umva wowe we bikore ndaryo umunsi ari hehese ewana reba ngura ari marazi yifunze mana we shanda yarya wait tegereza bitese sawa muri mugaze kadanje mana Mr. Suri kwigira ibiki Kuye muri maguruka ndebe ufite neza Shaka byoroshye mana umuntu abari mu kazi ufite ngahise mbere ko nkuraho ufite ngahe Mani va muri ibyo mbwira ufite ngahe umva babwire rero ba bebe banjye mfite taki ya dance mereye nabi urimo neza ndenda ngo tujyane ndahari ngiye ari bomvonera ntago ari wowe ufite yawe nabirenze none se reka njya hano yo ko ndabona uyu nguyu ari wamarira ari kabisa ndi mu kazi twagiye kunereza aho uranga icyo ngiye kugura ubunyobwa ngiye kugura ibishyimbo byo kudaraka ibishyimbo byo byahenze muri iyi minsi agaciro ni munyobwa se ntabwo hari n'agaciro kuko ushobora kugabanya ibiciro ngomba kugabanyiriza umuvuduko ufite ariko uranaze ndi ikinyabiziga ku buryo wamugabanyiriza umuvuduko mfite none uri mu biki nimba utari uranaze nabuze feri ku buryo wambwira ngo nabonye ariko nawe nyine ntabwo ugomba gucira ayo mafaranga yose ngaho uvuga nyine uri seriye njye nakaraga amafaranga yo 5 bakareka nta bya 5 ariko intoki 5 se ni 5 ndawukaraga inoti ya senyisi yawe n'ubundi nari nakennye nabuze n'ijana tugendere wayemera se Oh my god. okay sawa no ndagutsendiye sawa utegereza abantu nta kibazo Indaya mbaya. It was at this moment he knew. Kwagenda grafrere waranihaye uzanye n'icyana cyiza gutya ariko nanjye aho bibera ndaba mpari na sheri inkuru y'umuti pe birenze nukuri ko inkuru y'umuti grafrere bimeze bite kumbe umbeshya ngo bamfitiye amadeni ninjye kubareba urugiye kuzana umukobwa grafrere imyaka tumaranye ko nta munsi numwe ugeze ugigingira kujya kwishyuza ideni uyu munsi ubundi ibintu wari ubyarajute ariko nanjye nkayoberwa rwose kumbe wari ugiye kuzana Oh my god. kandi grafrere nabuze ibyuzaho